twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhuriye ahangaha kubw'ineza Nyagasani ku izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa kabiri w'icyumweru gitagatifu tariki 15 Mata 2025. Tegura umutima wawe duhure n'Imana. Isomo rya mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe wa 49 umurongo wa 1 kugeza ku wa 6. Birwa ni munyumve bihugu bya kure mu ntega amatwi, Uhora yampamagaye ntaravuka, ngiri mu nda ya mama izina ryanjye yararivugaga. Umunwa wanjye yawugize nk'inkota ityaye, ankinga mu gacucu cy'ikiganza cye, angira nk'umwambi utyaye ampisha mu mutana we. Yarambwiye ati, uri umugaragu wanjye, ni wowe nzagaragariza mu ikuzo ryanjye. Ariko njye naribwiraga nti, naruhiye ubusa, mvunwa n'ibidafite akamaro. Nyamara Uhoraho nzandenganura, igihembo nagitegura iruhande rw'Imana yanjye. None ngaho Uhoraho yabyivugiye, we wandemeye kumubera umugaragu kuva nkiri mu nda ya mama, kugira ngo mugarurire Yakobo mukoranyirize Isiraheli. Guhera ubu rero mfite ubutoni kuri Uhoraho, ububasha bwanjye ukaba ari Imana yanjye. Yarambwiye ati, gusubiranya imiryango ya Yakobo no kugarura abarokotse ba Isiraheli, ibyo ntibihagije ku mugaragu wanjye, ahubwo nakugeneye kuba urumuri rw'amahanga, kugira ngo umukiro wanjye usakare kugera ku mpera z'isi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 71. Nzamamaza umutsindo wawe n'agakiza kawe ubuziraherezo. Uhoraho ni wo buhungiro bwanjye, sinzateterezwa bibaho. Mu butabera bwawe unkiranura undengere, untega amatwi maze undokore. Umbere urutare runegamira, nshobora guhungiramo buri gihe. Wiyemeje kunkiza, wowe rutare rwanjye rw'intamenwa. Ni wo mizero yanjye Nyagasani, narakwisunze kuva nkivuka, unyitora nkiva mu nda ya mama, nicyo gituma nzahora ngusingiza. Nzatangaza ukuntu uri indahemuka, iminsi yose namamaza agakiza kawe, kuko ibyiza byawe bitagira ingano. Mana, wayingishije kuva mu buto bwanjye, na n'ubu ndacyarata ibyiza byawe. Nzamamaza umutsindo wawe n'agakiza kawe ubuziraherezo. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Yohani umutwe wa 13 umurongo wa 21 kugeza ku 33 n'umurongo wa 36 kugeza ku 38. Yesu agiye kuva kuri isi ngo asange se, igihe ari ku meza hamwe n'abigishwa be, ashenguka umutima maze avuga yemeza ati, ndababwira ukuri koko, umwe muri mwe agiye kungambanira. Abigishwa be batangira kurebana bibaza uwo ashaka kuvuga. Nuko umwe mu bigishwa uwo Yesu yakundaga akaba yegamiye Yesu ku gituza. Simoni Petero amwicira ijisho aramubwira ati, mubaze uwo avuga uwo ari we. Wa mwigishwa yakegamiye mu gituza cya Yesu aramubwira ati, Nyagasani, uvuze ninde? Yesu aramusubiza ati, nonge gukoreza umugati nkawumuha. Nuko akoze ikimanyu cy'umugati agihereza Yuda mwene Simoni Isikariyoti. Yuda ngo amare kwakira umugati, se kiba mwinjiramo. Nuko Yesu aramubwira ati, ibyo ugiye gukora bigire vuba. Ariko mu baraho ku meza ntihagira umenya ikimuteye kuvuga ibyo. Kubera ko Yuda yarasanzwe ari umubitsi, bamwe bakeka ko Yesu yashatse kumubwira ngo ajye kugura iby'iminsi mikuru, cyangwa se ngo agire icyo aha abakene. Amaze kumira icyo kimanyu cy'umugati, aherako asohoka. Hari nijoro. Yuda amaze kugenda, Yesu aravuga ati, ubu rero umwana w'umuntu ahawe ikuzo, n'Imana ihereye ikuzo muri we. Ubwo rero Imana ihereye ikuzo muri we, n'Imana izamuha ikuzo muri yo, kandi dore iri hafi yo kumukuza. Twana twanjye, ndacyari kumwe namwe igihe kigufi. Muzanshaka, maze nk'uko nabibwiye Abayahudi, aho ngiye ntimushobora guhajya. Namwe ubu nibyo mbabwiye. Simoni Petero aramubwira ati, Nyagasani, ugiye kujya he? Yesu aramusubiza ati, aho ngiye kujya ubu ngubu ndushobora guhankurikira, ariko amaherezo uzahankurikira. Petero aramubwira ati, Mwigisha, ubu se nabuzwa n'iki kugukurikira? No kugupfira nagupfira. Yesu aramusubiza ati, uzampfira. Ndakubwira ukuri koko, isake ntiza kubika utaranyihakana gatatu. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Isake ntiza kubika utaranyihakana gatatu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Ufungure buri munsi. Ufungure buri munsi. Ufungure abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi. Ineza y'Imana buri munsi. Amasomo y'uwa kabiri w'icyumweru gitagatifu afite umwihariko ubugambanyi, la trahizo, kugambana. Ubwo aza gutwerekeza
ku bugambanyi bwa Yuda ndetse no kwihakana kwa Petero yihakana Yezu. Ibyo byose ntabwo byari kugwa Yezu amahoro. Tekereza nawe kuri iri foto y'umuntu mubana, ukora ifoto y'inshuti yawe magara, ukora ifoto y'umuntu mwasangiye akabisi n'agahiye, ikaza kurangira ari kugambaniye. Ibyo ngibyo ntiwabyumva. Na niyo mpamvu tugiye guhera ku nkuru. Cyo bikora cyo nagusaba no gufata agatambaro kawe ukaza kwihanagura, kuko hari igihe waza gufatwa n'ikiniga ukaba woharira, kuko nyine ntibyumvikana, biraza kurangira nawe utabyumvise neza. Hari ibintu bitumvikana mu babyeyi mwe, hari ibintu bitumvikana. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo mu rugo rw'umugabo n'umugore, ngo bari bafite umwana umwe w'ikinege, umwana w'umukobwa. Bamurihira amashuri, biza kugera igihe arangiza amashuri yisumbuye. Ngo umukobwa ngo mu kumurera yari afite uburere bwiza, ariko akaba yarahize ko aziyegurira Imana. Kurikirana nawe nyine umwana w'ikinege ugiye kwegurira Imana. Muri aba babyeyi bombi ngo se ntiyarabishyigikiye, ariko nyina abyifuza cyane, abishaka ko uyu mwana yakwiyegurira Imana, yakwiha Imana. Ukomeza ufore impamvu ya se yatumaga adashaka ko uyu mukobwa w'ikinege yegurira Imana, na nyina nabyo uze gukura nyine impamvu yumvaga bishyigikiye icyifuzo cy'uyu mukobwa we. Uyu mukobwa kitwararika nk'umuntu nyine uri kubyitegura bya hafi. Nuko ngo umunsi umwe ngo mama we aza kujya gukora kure, ubwo yarahawe misiyo, ubutumwa azamara amezi 3 mu mahanga, akabona guhindukira agasubira mu rugo. Nuko wa mugore ngo arangije ukwezi kumwe ari mu mahanga, agiye kumva ngo mvi inkuru ibabaje mu rugo rwe, ko wa mukobwa we yatwaye inda atwite. Neza neza wa mugore aho yari ari mu mahanga arashenguka bikomeye cyane, yibaza uwo mwana ko yari yaravuze ko azajya kwiha Imana, birangiye bite basanze koko atwite. N'igitaraganya bishoboke ko ahita asezera muri misiyo kugira ngo ajye gutabara. Ari byabaye ngo wa mugore ngo ageze mu rugo, neza neza arabisha, ahamagara umukobwa n'igitaraganya ati wakoze ibiki? Abaza umugabo we, yumva atamusubije. Abaza umukobwa we ati byagenze bite, ninda guteye inda? Wa mukobwa aho kugira ngo mubwire atangira kurira ati mama ntibyumvikana, n'umuntu ndashobora kuvuga, bigoye kuvuga, ntibishoboka ko namuvuga, kuko muvuze nahita mpfa. Twumvikanye ko nimuvuga rimwe nzahita mpfa, none rero sinshoboye kumukubwira. Nuko mama we akomeza kugenda ashakisha uko yabigenza. Nuko ngo aza kongera gukura ifoto y'umusore bari bacudikanye muri iyo minsi. Ako kanya wa mubyeyi ahita afungisha wa musore, kuko umwana nyine yari mineri, yarakiri mutoya, yarataregeza imyaka yo gushaka. Ubwo baramufungishije wa musore iwabo batanga ndetse n'irishyize akababaro, batanga ngo inka 5 zo kumukwa, zo gukwa umukobwa, bamuha n'igifungo cy'imyaka 25 azamara muri prison kubera icyo cyaha. Nuko wa musore ari muri prison, igihe kiza kugera wa mukobwa arabyara. Wa mukobwa maze kubyara ngo ibintu birasobanuka, ngo neza neza umwana byaye photocopie conforme à l'original. Wa mwana avuka asa na se. Ubwo se ninde? Ni umwana yaravutse asa na se. Uwo se ninde? Ninde wabyariye umukobwa? Niyo bakubwiye ko umwana yavutse asa na se, se w'umwana ninde? Umwitozo ukomeze ukora ushyiraho utubazo twinshi cyane. Mu gihe wa mubyeyi muri rwa rugo akomeje kugenda yibaza kuri uwo mwana, ndetse n'ifoto y'uwo mwana uwasa nawe asa na se, nyine birumvikana umwana agomba gusa na se uwase. Wa mubyeyi abyutse mu gitondo asanga umugabo we yimanitse yiyahuye, hari agapapuro yasize amwandikiye ati madame rero, nyuma yo kubona ko utazambabarira nanze kuguca inyuma, nirinda kujya kure, nirinda kurenga urugo, bya bindi by'uko nyine ijya kurisha ihera ku rugo, nirinze kujya kure, mpitamo kudaguca inyuma. Ndabizi iki cyaha ntuzambabarira, ko ari njye wabyariye uyu mukobwa wacu, ko ari njye wamuteye inda. Ibi nabikoze ku mpamvu yo kwirinda kujya kure no kuguca inyuma, nuko mbikora ha mu rugo rwacu. Ubu rero usigara amahoro, ndabizi neza ko utazambabarira. Neza neza wa mugore apika krize, afatwa n'ikiniga, aratangira ararira.
ngana kuri iri foto umaze kumva amahano nk'aya k'umugabo wawe ariwo gukoreye bene ibi ngibi, wabyakira ute wowe? Hanyuma ukurura ifoto y'uriya musore uyu mugore yafungishije, urumva ukuntu ibintu bitumvikana, ngo niwe wateye umukobwa inda. Ngaho ngera utekereze za nka yamukoye, cya gihano yahawe cyo gufunga imyaka 25, wowe urumva byumvikana? Bishoboka bite ko umugabo wibyariye umwana ari utinyuka akajya no kumwangiza, ari utinyuka akamukora ibyamfura mbi bene aka kageni? Wowe urabyumva? Bishoboka bite ko uyu mubyeyi yakwakira imiruho ngiyi, umugabo wo babanye bashakanye wabazasangira ubuzima bwose ari we umukoreye ibyamfura mbi? Ukuri ifoto nyine ukuntu uyu mugore agiye gushyingura, ukure n'imvugo discours aza kuvugira kwirimbi. Komeza ukuri icyo kiniga cy'uwo mugore, umugore ufite intima n'agahinda bitewe n'izi nzira zose yanyuzemo. C'est une situation douloureuse, ibintu birababaje, ibintu by'amahano. Ngaho nawe utekereze uburyo bigiye guhanura abantu benshi. Ni koko ntibyumvikana. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe, uko udashobora kumva uburyo umugabo ngo yirinde kujya kure bikarangira byose abirangirije mu nzu ye, uko niko bitumvikana uburyo Yuda wasangiye na Yesu akamutora mu ntumwa 12 by'umwihariko akamugira umubitsi. Buryo bavuze umubitsi ni umuntu ukomeye cyane, wa muntu ufite amabanga koko ari amabanga yashebuja ari uyafite, akamugira umubitsi. Kandi ngo ukuri iyo foto y'abigishwa ba Yesu, intumwa za Yesu, yari yaratoye Matayo wari warize n'iby'imisoro, ariko akemera kugira Yuda umubitsi, akemera kugira Yuda ekonome. None Yuda ni umuhemukiye, ni umugambani. Ibintu urabyumva wowe? Umuntu musangira, umuntu muryamana, umuntu muhurira ku buriri, umuntu muhurira ku meza, umuntu muhuje urugo, umuntu muhuje ubutumwa, akaba ari kugambanira. Kandi byaba ukuri ifoto y'abantu mwagiye mugasangira kabisa n'agahiye, none aho ngabo nibo baguhekuye, none aho ngabo nibo bakwiciye, none aho ngabo nibo bakugambaniye, none aho ngabo nibo bakwiba, nibo bagukorera ibyamfura mbi. Naringiye kuvuga nibo bagushora mu ngeso mbi. Kandi ngo mukundana uze kongera gukurira ifoto nyine usibye ya Yuda, ukure n'iya Petero, wongera urebe Petero uyakana Yesu. Kuyakana Yesu ati simuzi uwo muntu. Ibintu byinshi tubikora bitewe nuko dutazi Yesu Kristo umwana w'Imana. Uyu mugabo wica urubozo umwana we akamwangiza, biratwerekeza uburyo natwe dukunda ibintu, tugakunda amafaranga, tukibanda ku irari ry'umubiri, kugeza ubwo twanze Yesu, twanze urukundo rw'Imana, kugeza ubwo turi kuvangavanga ubuzima bwacu hamwe n'Imana. Uze gukora umwitozo no munsi, urebe ibintu byose wajya ubona mu isi ukabona koko bitumvikana. Abantu bishobora mu ngeso mbi nyinshi cyane, ubugambanyi, ingeso mbi z'ubuhabara, nawe ukajya ubona koko ibyo bintu bitumvikana. Abantu bagafata isi, bamwe bahinduye isi nyirimbi, isi nyindi ya sekibi. Ibyo bintu ntibyumvikana, kandi isi ari isi y'Imana. Reba urugo rwawe wahinduye nyirimbi, ukaruhindura nk'isayo, ukaruhindura nko kwa sekibi. Ibyo bintu birumvikana. Amasomo rero uyu munsi aze kugufasha wongera urebe aho ujya ugambana. Ngo ryategeko ry'abantu bagambana, ngo iyo ugambana ujye ucunga akantu wa mubyeyi we, nawe nuko bazakugambanira. Kongera tuzirikane cyane uko Yuda yaje kurangira, uko yaje kurangiza ubuzima bwe. Yarangije ubuzima bwe nyine yiyahuye, kuko nta buryo warangiriza kuri aya mahano ameze nk'aya urangize neza. Icyo nicyo bita icyaha cyo gutuka no mutagatifu, kunangira kugeza ku ndunduro. Yuda baramuburira biza kugera igihe arangiye yiyahuye. Buryo yiyahuye ni ikimenyetso simusiga cy'urwango wari ufite, cy'uko utakundaga Imana. Ni ikimenyetso simusiga cy'uko nyine utari kwemera izuka. Amasomo nadufasha kwakira izuka rya Yesu. Nawe wongera urebe ahantu hose wagiye ugwa, ahantu hose wagiye wiheba, ibibazo bikaza byinshi uruhuri, ukiheba ukiganyira uti noneho Mana bizagenda bite? Uko kwivovota rero nawe uri kujya mu cyumba cya Yuda, uko uri kugenda wivovotera Imana ati Nyagasani ibi ucyunzanira ibi ngibi, kuki mu bukene nk'ubu, kuki ndi mu madeni nkaya, kuki ndi mu burwayi nk'ubu, Nyagasani koko wagiye hehe? Uko uri kugenda buhoro buhoro wivumbura ku Mana, uri kujya mu mujyo wa Yuda, uri gusanga Yuda, uri kwiyahura.
uku ubona umugore wawe ari kure ukamuca inyuma kubera ko yakugiye kure, uku ni ukwanga Imana. Hari igihe tubona ngaho Imana tugiye kure, ngaho tubana tugiye kure, nuko tugatangira tugakora ibyamfura mbi, ibintu bibi. Iki ni ikimenyetso cy'uko turambirwa vuba, tukarambirwa n'ubuntu bw'Imana. Imana yo irakureba, wajya kure wajya hafi, Imana ihora aho hantu. Uyu munsi ureba abantu bose wagambaniye, abantu bose wagiye wicisha, abo wiciye mu mutima, abo wagiye unegura, abo wagiye uvuga nabi, ibyo wagiye ukora bidakwiye byose ukabika umutima wawe, wajya mu mutima wawe n'ingarani. Uyu munsi wipakuremo iryo rari, icyo kibi, ubwo bugome, ubwo bubisha, maze ukunde Yezu, umurangamire, umukurikize buri munsi. Wese Imana ibaha umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.